Kigali uyu mwana Cherissa witabye Imana ntamumenye twarabimenye none ijambo rimwe kuri famiye yiwe nahirenge muri rusange by'ukuri umuryango uriya mwana witabye Imana twarabibonye turi hariya biratubabaza mu by'ukuri ariko nta kintu twabona mu isi ntabwo ari iwacu Bibiliya ivuga ko tugira ibyiringiro kandi ibyiringiro tuzapfana tukabimanukana mu mva ariko ngo ku munsi w'impanda y'Imana tukabizukana tukabyambara tukabizamukana uriya mwana rero tuzamubona umuryango we wihangane n'itsinda Healing Worship Team nabo bihangane tuzamubona none hari wenda sinzi no kuvanga ikiganiro ariko nyine sinzi hari indirimbo mwamuni kudutegurira nshya twari tumaze kubivuga ko hari indirimbo twakoreye hariya n'izindi twasize twakoze hano ubwo ngubwo tugiye zose kuzitunganya noneho zizaboneka mbere arizo tubaha murakoze cyane bana bamumugisha murakoze mara asante utumamendo kurugero rwiza kuwatawe gahunda inzira nyabagendwa nkanyura udusesero kandi mfita masezerano atabarika wamaye Zaburi ndirimba siya Dawidi Zaburi ndirimba siya Asafu nimba mutima haizanye fituhamya igemera Zaburi ndirimba siya Dawidi Zaburi ndirimba siya Asafu. Hano hari n'andi macana atandukanye cyangwa se amateleviziyo karibu cyane muri Kigali umaze iminsi muri Australia imeze gute ubundi? Australia ni ahantu heza kandi hari na klima nziza wagereranya n'iya hano iwacu uko tuzi ko haba bukonje ntabwo byabagoye twasanze bari muri klima iri hagati y'ubukonje n'ubushuhe uvuga yari igereranyije imeze nk'uko twahangaye ya musanzwe mukora gospel ese ikirere cy'umwuka mwakibonye gute muri rusange ugereranyije n'ahandi hari abakristo Bibiliya ivuga ngo ahari umwuka w'Imana haba hariho ukubohoka uvuga ngo hari abakristo hose haba hari ikirere cyiza cy'umwuka w'Imana nta bindi kuba twari duhari nyine ubwo ngubwo ikirere cyari kimeze neza kuko umwuka w'Imana ari muri twe twabonye abantu benshi babashimira bavuga ko bagize ibihe byiza ese nkamwe nk'abaririmbyi ba gospel mwabyakiriye gute sinavuga ngo tuba twiteguye ko biri bibe byiza ariko kandi ku rundi ruhande tuba tubyiteguye kubera ko umurimo dukora ntabwo ari uwacu ni uw'Imana Imana iwitaho kurenza uko twebwe dushobora kuwutekereza niyo mpamvu rero twebwe ubwacu n'abakristo twari dusanze hariya twahuye hamwe ntabwo ibintu byari koroha bigomba kuba imirimo actually Australia nicyo gihugu mwatinzemo mu bihugu mwakozemo amatuwa ni irihe banga ryari rihari habyabura niho twatinze ahubwo niho twihuse sure niho twihuse twari tuhamaze ukwezi kumwe ariko mu by'ukuri n'uwahatinda yahatinda kuko ntabwo ari habi igihugu bwacu ni cyiza ariko kandi n'abantu baho bazi kwakira abantu batwakiriye neza cyane turabyishimiye nyuma Australia nihe muteganya gukora igitaramo handi tuje gutaramira hano iwacu tuje gutaramira hano ahandi ntiturahamenya Yesu natwerekeza ahandi ikindi gihe tuzagenda ariko mu by'ukuri ubu nta mugambi dufite wundi wihariye wo kugira ngo yego wenda mvugiye abafana bose cyangwa se abakunzi mwarimo kumva muri Kigali cyane murakoze cyane natwe twari tubakumbuye birenze kwemera akabazo ka nyuma nk'umuryango mukora gospel mubyakira gute nk'abo cyangwa se mubifata gute tubifata nk'umugisha twagiriwe mu by'ukuri ni amahirwe kubona nyine nkorana na madame ntitugire umugisha n'aba bana ariko turabyizera n'aba bana bagakura dufatanye nabo dukorera Imana kuko ibyo twizera twumva tuzabibashiramo nabo bagakura babikora nk'uko tubikora yego murakoze cyane Kado Ikombe TV murakoze Yesu ni irihe tandukaniro mwabonye hagati ya Canada na Australia kubijanye n'iki kubijanye n'ukuntu babakiriye gusa nabangurira hari cyane bose ni abantu beza bakunda abashyitsi bakunda Imana kandi bose batwakiriye neza ntabwo navuga ngo bamwe bararusha abandi ariko bose batwakiriye mu buryo butangaje kabisa twumvaga batatuzi cyane ariko twasanze batuzi cyane niye challenge mwarahuye nayo muri rugendo
ni kure ni kure. ni kure twararushye cyane uragenda ukibaza ko indege yayobye ni kure pe cyangwa ukibaza nimba umushoferi niba ari umupilote nyine ukibaza nimba kirimo yibukana cyangwa kirimo yibuka gutwara. Abakunzi banyu rero mu Rwanda ni akahe gaseke mubazanye? Nibuka byaramutse uvuye ngo ni akahe cyo kuba dufite indirimbo twakoze tuzazibagezaho nyine nizimara gutungana neza. Mwazikoreye muri Australia cyangwa mwaba mwarasize muzikora ziri muri studio? Hari zimwe twasize dukoreye hano ariko hari n'indi imwe twakoreye hariya. Mama Pastor ni iki wari ukumbuye cyane mu Rwanda? cyane nkumbuye abana cyane n'abakristo bose muri rusange. Ese ko twabonye muri Australia mukora ibitaramo by'ubuntu na hano twakwizera ko mugiye gukora amakonseri y'ubuntu cyane nabyo birashoboka kandi murabyitegura bigiye kuba vuba kuko biri mu migambi biri mu byo twifuza gukora. wenda inkuru itari nziza iri hano i Kigali y'umwana Cherissa witabye Imana mwamumenye? twarayimenye none ijambo rimwe kuri famiye yiwe Nahirenge muri rusange. By'ukuri umuryango uriya mwana witabye Imana twarabibonye turi hariya biratubabaza mu by'ukuri ariko nta kindi twabona mu isi ntabwo ari iwacu. Bibiliya ivuga ko tugira ibyiringiro kandi ibyiringiro tuzapfana tukabimanukana mu mva ariko ngo ku munsi w'impanda y'Imana tukabizukana tukabyambara tukabizamukana. Uriya mwana rero tuzamubona umuryango we wihangane n'itsinda Healing Worship Team nabo bihangane tuzamubona. none hari wenda sinzi no kuvanga ikiganiro ariko nyine sinzi hari indirimbo mwamuni kudutegurira nshya? Twari tumaze kubivuga ko hari indirimbo twakoreye hariya n'izindi twasize twakoze hano ubwo ngubwo tugiye zose kuzitunganya noneho zizaboneka mbere arizo tubaha. murakoze cyane bana bamugisha. murakoze mara asante. itamuruye
Hallelujah. Amen. Amen. tubahaye ikaze bakunzi ba Franco Films TV ndetse na Ndanda TV. Hano turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Kanombe,
tuje kwakira pasiteri Ben ndetse na pasiteri Chance mu gihe bari bamaze igihe cy'ukwezi kurenga iminsi mike batari mu gihugu cy'u Rwanda, bari barazindukiye mu gihugu cya Australia, bari bafite igitaramo cyitwa Zaburi Nshya Tour, barayisoje baragarutse turi hano ku kigo cy'indege, murabona abavandimwe, abona abanyamakuru benshi batandukanye. Rero mu mwanya mutoya cyangwa se mu gihe kinini turaba tubahaye ibintu byiza, icyo tubasaba mwe mujye mukora subscribe. Njye nangazwa n'umuntu ureba video karindwi isoza just gukora, hari akantu kari hasi k'umutuku biterwa na telefone ukoresha, gakandeho ujye ureba ibiganiro dukora, ubutumwa dutanga, kandi uzajya muhabwa umugisha. Imana ibahe umugisha.